Mwaramutse neza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduha kino gitondo twigire hamwe ijambo ryayo. Ariko nashaka kubanza kuvuga impamvu y'icyo tugiye kwiga byavuye mu gutekereza cyane mu twari tumaze iminsi twiga, yaba ibyo twiganye n'umuvandimwe Johnson, ariko nanone n'ibyo twiganye n'umuvandimwe Jembushize yo kwirinda abigisha b'ibinyoma. Reka mbere y'uko dutangira kuvuga kwiga byinshi, nashaka dusome aho turi bwige, noneho nsenge none gutangira gutekereza no kumva no kwiga iby'ijambo ry'Imana. Turasoma mu Gutegeka kwa Kabiri igice ni cya 6, turasoma kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 9 gusa. Gutegeka kwa Kabiri 6 murongo wa 4 kugera ku wa 9. Reka dusome. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, n'uko ugenda mu nzira, n'uko uryamye, n'uko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Uyandike ku nkomanizo y'inzu yawe no ku byugarira byawe. Reka dusenge. Data mwiza, iri jambo ni iryawe, ntabwo ari iryanjye. Undinde Mwami kurikoresha nk'ari iryanjye, ariko muri byose Mwami mbikoreshe ngutinya, kuko Mwami iyi ni inkota iremereye ntashobora kwiterura na jyenyine. Niyo mpamvu Mwami ngusaba ngo ubane nanje, ubane n'umunwa wanjye, iyo mvuga Mwami mvuge nk'ubwirijwe nawe. Kandi Mwami urinde abumva, bumve mu by'ukuri, bumve kugira ngo bakumvire ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uko mwabibonye kuri flyer dutanga buri wa 6, tugiye kwiga kubu, ni nkaho navanga umutwe w'ibyo tugiye kwiga no munsi ngo ni umuhamagaro w'ubwoko bw'Imana, cyangwa the calling of God's people. Imana ishimwe ko yongeye kuduha umunsi nk'uyu, twongere dusome twige kandi twumve ijambo ryayo. Nk'uko tubibona no munsi tugiye kwiga ijambo ritubwira umuhamagaro Imana ifite ku bwoko bw'Imana. No munsi turiga ijambo Imana yabwiye ubwoko bwayo Abisirayeli. Ariko ndabinginze nituyumva nitwumva Abisirayeli, ahubwo ubyumve nk'ari twebwe turi kubwirwa. Twibuke ko ijambo ryose ry'Imana riguma ari rizima kandi rimwe ku bantu bayo mu bihe bitandukanye, kandi ko Imana iduhamagarira twese kumva ibyo ivuga, yaba yarabivuze mu kinyejana cya mbere cyangwa na mbere yaho. Uno munsi noneho turiga gute? Ndifuza ko twiga muri ubu buryo, turarebera hamwe background cyangwa naho igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri aho kiri mu mateka y'Abisirayeli. Noneho tureba bwa kabiri, turareba imirongo, ibyo dusangamo cyane muri ino mirongo n'ibyo tubwira. Ibyanyuma ndashaka turangiriza ku isengesho twese hamwe kubw'amagambo twumvise. Reka duhere natinze, reka duhere kureba igitabo aho kiri mu mateka y'Abisirayeli, cyangwa naho the background.
Iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igitabo cya gatanu ari nacyo gisoza ibitabo bya Mose bitwa the Pentateuch books. Ni igitabo cy'ingenzi ubwa mbere kubw'impamvu yaho kiza mu byanditswe. Cyo cya mbere. Tubanze turebe the background cyangwa naho amateka cyangwa aho igitabo kiri, turebye ubwa mbere aho kiri mu byanditswe. Ibi bitabo uko ari bitanu byanditswe mu buryo bikurikirana, ku buryo wibesha ugafata kimwe ukagishira imbere y'ikindi, ubutaye story, ubutaye amateka. Cyanditse mu buryo kibara neza amateka y'Abisirayeli, ku buryo ufashe kimwe ukagishira mu kibanza cy'ikindi, wawishe histoire yose, wawishe amateka yose. Ati ni gute? Igitabo cy'Itangiriro kibara inkuru y'uko byose byatangiye: isi, urushako, icyaha, isezerano ry'Imana n'ubwoko bw'Imana. Umuntu agerageje kugira summary ya Genesis, ni Genesis nyine. Genesis of everything. Ni itangiriro ry'ibintu byose. Igitabo cyo Kuva kibara inkuru y'uburyo ubwoko bw'Imana bwatabawe bukurwa mu maboko ya Farawo, n'intango y'urugendo rubaganisha ku by'Imana yari yarasezeranyije Aburahamu. Kandi ikanongera ikagaragaza uko Imana yatangiye kubana nabo. Muze murebe igitabo cyo Kuva uburyo kiravuye ne Abisirayeli Imana yabakuye mu kwa Farawo. Ariko igice cya nyuma, igice cya 40 murongo wa 37 no 38 tubona Imana iba hagati muri. Ni intango mbese yo kubana n'Imana by'umwihariko, sibyo? Igitabo cy'Abalewi kigaragaza amategeko Imana yahaye abantu bayo ateye mu buryo bwo kuyiramya, uburyo bwo kubana n'iby'amategeko yo kubasha kuba mu bwoko bw'Imana. Urebye niyo mategeko uzasangamo, hariyo kuramya, ibitambo n'abatambyi, kubana the civil laws na ceremonial laws, sibyo? Iki gitabo cyo kubara kivuga cyane inkuru y'urugendo rw'Abisirayeli. Nubwo mu Kuva babivugaho, igitabo cyo kubara gifite umwihariko mu kubara inkuru y'uburyo bagiye babana n'Imana mu rugendo rwabo. Muri kino gitabo ni naho tubona Imana ihana Mose kubera ukurakara kwiwe. Ubwa mbere turabona uburyo turabona ingene Abisirayeli babaye ubwoko butumvira Imana bikabaviramo gupfa. Ariko nanone muri kino gitabo niho tubona Mose nawe ahanwa yuko atazageza Abisirayeli mu gihugu Imana yarabasezeranije kubwo kurakara kwiwe. Ikindi tubona cyane igitabo cyo kubara uburyo cyanditsemo neza kibara inkuru y'urunganwe rwa mbere, the first generation y'Abisirayeli bamwe bava muri Egiputa bagapfa, na the second generation. Ubwa mbere tubona impamvu ikomeye igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri cyanditswe na Mose. Ariko nkunda cyane uburyo mu Kirundi basemuye the book of Deuteronomy, kuko ijambo Deuteronomy ubwaryo rifite icyo risobanura. Mu Kirundi barisemuye ngo ni ugusubira mu byagezwe. Kandi Deuteronomos ni kuvuga kandi amategeko. Ndi gusoma mu Kinyarwanda natekereje se Gutegeka kwa kabiri bavuga ko umuntu ntiyakuvugira ngo amategeko ya mbere yaranze none hagiye Gutegeka kwa kabiri. Mose cyagiye gukora muri Deuteronomy cyangwa naho mu gusubira mu byagezwe cyangwa mu Gutegeka kwa kabiri ni kongera kugarukana ya mategeko n'ubundi Imana yari yarabahaye ku musozi Sinayi. Gutegeka kwa kabiri ntabwo ari ugutegeka kwa kabiri nko gutanga amategeko masha kuko ya mbere yanze. Ahubwo Mose yongera guhamagarira Abisirayeli kumva kandi amategeko y'Imana. Ariyo mpamvu tubona Mose yongera kubanyuriramo amategeko ijya kabiri
Ibi tubibona kuva mu gice cya 4 kugera mu gice cya 5. Noneho na nyuma yaho kuva mu gice cya 12 mbere muri batari 11 kugera mu gice cya 34 6. Ntabwo mbyibuka neza. Ariko reka ikindi kintu kiremereza kino gitabo n'ubwiza bwa kino gitabo, reka turebe uyu mwanditsi. Ubwa mbere turebye amateka Abisirayeli bageze. Ubwa mbere twabonye aho batangiriye, twabonye ingene Imana ibaha amategeko, twabonye ingene Imana ibaha amategeko by'umwihariko y'uburyo babana bwo kuyiramya. Imana itubariye inkuru y'uburyo babaye muri bwa butayu. Ubu tugeze mu gutegeka kwa kabiri. Mose niwe wandika bino bintu. Mwibuke nk'uko twabivuze mbere, Mose yamaze kumenya ko agiye gupfa. Yamaze kumenya ko atari we azajyana Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Yamaze kubimenya. Mu bitekerezo muri ubu buryo, nk'uko umubyeyi azi ko asigaje igihe gito ari kumwe n'abana, niko na Mose yiyumva. Ahita ahamagarira abana cyangwa naho abayoboye kugira ngo abahe umurage yifuza kubasigira. Tubirebeye ku mwanditsi, abigiza hafi akongera kubaha umurage nawe yahawe n'Imana ngo awuhe Abisirayeli. Kino gitabo ni cyiza cyane kandi kiratangaje umuntu abirebye muri ubwo buryo. Ubwa mbere kureba, twanze twumva amateka y'Abisirayeli aho bari ku marembo. Bari ku marembo yinjira muri sha gihugu. Igihugu bari bamaze imyaka n'imyaka bategereje. Aho niho bari. Ariko nanone uri kubibabwira ni Mose ugiye kuzabavamo. Ni umuntu yabonye ingeso zabo, ni umuntu yabonye ubuzima bwabo, ari kubaraga. Noneho tubirebeye muri context yacu, niko kino gitabo ari ngombwa ndiko natwe twongera kugisoma no kiba. Ni ngombwa ko natwe twumva n'amagambo nk'uko Abisirayeli bayumvishe, kuko turi mu gihe aho twugarijwe n'inyigisho nyinshi. Urakizwa uno munsi ugahita uba mu isi yuzuye ubuyobe, yuzuye inyigisho zishaka kukuyobya, zigukura mu murongo w'Imana iguhamagarira kubamo. Inyigisho kubijanye n'ubuzima, kubijanye n'agakiza, kubijanye n'urushako, umugabo n'umugore, kurera abana. Eka hari byinshi bituzengurutse. Uno munsi bari kutwigisha ibintu bitandukanye. Barakubwira ngo buriya ngo urushako rurashoboka ku bantu b'abagabo babiri. Barakubwira ngo buriya umugabo ashobora kuba umugore kandi umugore ashobora kuba umugabo. Barakubwira ati rega burya kwita ku bana ntacyo bibaza, basigira umuntu. Barakubwira ngo n'ibindi byinshi, uburyo ukwiye kwitwara mu kazi, uburyo ukwiye kwitwara mu mubano n'abandi. Izo nyigisho zibaho. Reka turebere hamwe ano magambo, tugende tuyareba uko imirongo ikurikirana, tugerageze natwe kureba iby'Imana duhamagariramo. Umurongo wa 4 uravuga ngo, umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Reka tubanze turebere gatoya, ni nka parti ya mbere cyangwa parti A y'uno murongo. Umva wa bwoko bw'Abisirayeli. Biratangaje iyo tumaze iminsi turi kwiga ku Efeso. Biratangaje iyo witonze gato ukasoma buri jambo, usanga ari mu butunzi butagiye kubungana. Nk'ubu mu Efeso, igitabo cy'Abefeso gitangira gute? Pawulo intumwa ya Yesu Kristo. Umuntu agahita asimbukira kuri umurongo wa 3 kuko abona uvugamo ikintu gikomeye.
ariko ubu ni ngombwa kumenya Pawulo ari we, ni ngombwa kumenya icyo bisobanura kuba intumwa, sibyo ukabitsinda. Ni nk'uko hano nibyo nshaka gukora, ngiye gutinda ku ijambo rivuga ngo umva. Ntabwo ngiye kwigisha bya bindi ngo Yesu aravuze, ngo Yesu aravuze, oya. Ni ngombwa ko tubyumva kuko Abisirayeli hari impamvu bahita batega amatwi cyane kuri iri jambo. Uno murongo utanguza ijambo ngo umva, shema. Ahantu turi gusoma mu Bisirayeli n'ahantu hakomeye cyane kuri bo, banarihimbiye n'isengesho, shema shema. Hano nk'uko biri mu Cyongereza ijambo rikoreshwa ni kumva, ariko iri jambo ngo shema ryo mu Giheburayi hari naho rikoreshwa risobanura ngumvira. Bisobanura iki? Bisobanura ko biraboneka ko Mose ari guhamagarira abantu kumva mu buryo atari kumvisha amatwi gusa, ariko hariho kumva kubahamagarira kumva ku buryo bumvira, cyangwa naho uburyo bwo gutega amatwi by'umwihariko kugira ngo ibyo bari kubabwira babyiteho cyane, kuko batabyumviye bagowe. Mu Cyongereza ni nkaho nubwo bavuga ngo listen, ni ijambo listen, ariko ugiye ku translate ni take heed. Byiteho ibyo ngiye kubwira, byiteho ibyo ndi kukubwira. Ahita ajyaho akababwira ati Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Na hano mbona wagira ngo umuntu ashobora kuba yahasoma yihuse, ariko ntabone uburemere bw'aya magambo. Munyemere dukoresha Igiheburayi, sibyo? Handitse ngo Shema o Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aya magambo ku Bisirayeli, ko mwibuke Israel tubonye Lord cyangwa umwami, hari ijambo baba bakoresheje ijambo Adonai. Mu yandi magambo urisemuye word by word bisobanura ngo umwami Imana yacu, umwami ni umwe. Umwami Imana yacu, umwami ni umwe. Kuki ari ngombwa ko Mose atangira kuri aya magambo? Bavandimwe, icyo Mose yari ari kubabwira abantu, yari ari kubibutsa no gushimangira ko umwami Imana ari ibategeka yonyine, ko ari ibayobora yonyine, kandi ariyo bakwiye kumvira. Impamvu ikomeye ituma abibutsa bino ni uko bari bagiye kwegukira igihugu umwami yari yarabahaye, aho bazashika bagasanga izindi mana aho bari bagiye. Bari bagiye gusangayo abantu baramya izindi mana, bari bagiye gusangayo izindi mana bosereza imibavu, izindi mana batambira ibitambo. Ayo Mose agahita ababwira ati umva, umwami Imana yacu, umwami ni umwe. Ano magambo avuga cyane kandi no ku isano riri hagati y'Abisirayeli ndetse natwe n'Imana. Imana n'umwami. Ijambo umwami turarivuga. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo benshi ngo turavuga ko twakiriye niba ari very comfort. Twese turavuga ngo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kenshi usanga mu buzima bwacu twaramwakiriye nk'umukiza gusa. Ese umuntu kukubera umwami bisobanura iki? Umuntu bisobanura ko agufiteho ubushobozi bwose, authority. Imana n'umwami, an authoritative king. Natwe turi abagaragu bayo. Ntabwo turi mu kibanza cyo gutegeka cyangwa kujya impaka n'Imana. Mwibuke Mose ntari kuvuga ngo buriya muremera ko umwami Imana yacu ariyo Mana yonyine. Nari kwibabaza, ari kwibabwira
umve wa muntu we, Imana umwami wacu niyo mwami wenyine. Ano magambo nanone aremeza cyane umwihariko w'Imana mu buzima bwacu. Iki kintu ni ingenzi cyane kuko Imana idufashije uno munsi twava hano tudatinya abantu cyangwa tutita cyane ku byo abantu batuvugaho, cyane cyane ku buryo tuberaho Imana. Twabaho dutekereza ku Mana n'icyo ivuga cyane kurusha gutekereza icyo ijambo ry'Imana rivuga, tubanje kurisuzumisha isi n'ibyo tubwira. Mwibuke Pawulo, bino bintu yari yarabimenye, yari yarabitahuye, akavuga ngo Pawulo intumwa atari y'abantu, ngo niba nkishaka kunezereza abantu nababwira umukozi w'Imana. Biragaragaza nanone Mose mu matwi y'Abisirayeli mukwiye kumva umwihariko w'Imana kuri mwebwe. Imana ni imwe kuri mwe. Ntabwo bisobanura ko ku bandi atari Imana. Oya, mu buryo muyoboka, mu buryo mubaho, mumenye ko iyo Mana ariyo Mana yonyine ku buzima bwawe, kandi niyo mwami. Ku murongo wa 5 ahita avuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Umuntu amaze gusobanura umurongo wa 4, hari uburyo umuntu ahita abona igisubizo ku byo babwiwe ku murongo wa 5. Ni nkaho umuntu yavuga ngo umwami Imana yacu, umwami ni umwe. Ubwo rero reka bari we wenyine ukunda, reka bari we wenyine uhitamo gukunda. Ndashaka ko tubona ibintu bibiri muri uno murongo, ariko reka manzi mbabwire, muri Amerika bafite ibintu bita, nigeze no kubivuga n'ubushize, bafite ibintu bita ngo to plead allegiance to the flag of the United States. Ni ikintu abari kurwanira muri kino gihe gukora kiri gutakara, ariko reka just mvuge icyo gisobanura. Yeba pleading allegiance baba nyene kwifatanya nta kindi gihugu bifatanyije naco. Buriya mumenye ko bana bo muri primaire nibyo bavuga. Kera muri Amerika mbere y'intambara ya kabiri n'inyuma yaho barafata mu gitondo, murana kuri oreje hari amasaha bwa mbere yo kuririmba indirimbo y'igihugu nkuko biri mu bindi bihugu byose, ari igikurikira yari gusenga, igikurikira ari kuvuga iyo plead of allegiance. I plead allegiance to the flag of the United States n'ibindi byose bakabivuga. Ikora ikindi kubivuga murebe Mose amaze kubabwira kino kintu, umwami Imana n'umwe, mukundisha Imana umutima wawe wose. Plead allegiance to only God, mwifatanye n'Imana yonyine. Ariko reka tuvuge bino bintu bibiri kuri uno murongo. Mose ashize kwanza hanze uw'Imana iri. Niba wumvishe yandi magambo, niba wumvishe ibyakubwiraga ku murongo wa 4, mukundisha umutima, ukundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zo, umukundisha umutima wawe wose. Niba mu by'ukuri Imana ari Imana imwe, umwami akaba ari umwe, nta kindi gikwiye kugaragara hatari kumukunda no kumukurikiraho wenyine. Mu yandi magambo, igisubizo gikwiriye mu kumenya Imana ni kuyikunda. Kubera iki? Kuko umwami ari umwe. Iyi mpamvu irahagije, ariko ibyanditswe bigenda bishimangira impamvu ari we dukwiye gukunda, nuko ibindi byose bitabasha kuguhaza no kuyobora mu nzira nziza. Reka turebe ku Bisirayeli nyine bahageze igihe batakaza ya plea of allegiance bari barageze, n'ibyo Mose yababwiye. Noneho nyuma Imana iza kutwiganirira amakuru yabo. Yeremiya 2:11 kugera ku murongo wa 13. Aba ngo mbese hari ishanga ryakunda kugurana Imana zaryo kandi atari Imana?
ariko abantu banje baguranye icubahiro cyabo ibitagira umumaro. Wumirwe ku by'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba bukabije wihebe cyane. Niko Uwiteka avuga. Kubera iki? Kuko abantu banje bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari ryo soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. This is what happened. Bageze muri ibyo bihugu. Hano muri kino gice hari ni nka warning cyangwa naho imburi Mose ari aha Abisirayeli ngo nimugera muri icyo gihugu kubera ku murongo wa 10 ngo mukagera ngo mu gihugu kirimo amazu mutubatse, kirimo ibigega mutubatse, ngo mukarya mugahaga, ngo muze murebe neza mutibagira Imana. Ariko barariye barahaga bibagirwa Imana. Twifashishije aya magambo yo muri Yeremiya, ijambo ry'Imana riratubwira ko nta yindi Mana kandi nta kintu muri buno buzima gishobora kumera nk'Imana itanga amazi y'ubugingo. Guhindukirira izindi Mana ni kuva kuyitanga ibizima ugahindukira ibitaguha ubugingo. Nk'uko tubibona hano muri Yeremiya, Imana iri kuvuga abantu batumvisha ibyo yavuga ku murongo wa 4 wo Gutegeka kwa Kabiri. Bizeye ko hari yindi Mana, bizeye ko hari uwundi mwami bakwiye kumva. Ikintu cya kabiri kiri nashaka tubona, kuva mbere hose Mose yakoresha ijambo ngo kwitondera, kumvira cyangwa kugenderamo. Ariko hano kuri uyu murongo azanye inyigisho yo gukunda. Aravuga ngo mukundishe Uwiteka Imana. Twibuke ko na Yesu ubwe baza kumubaza itegeko risumba yandi, riruta yandi, yavuze ngo ni gukunda Imana n'umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Inyigisho y'urukundo. Gukunda. Ijambo riri mu Giheburayi hano ni ijambo ngo ahava, risobanura mu magambo arambuye ngo ni a deep love that delights earnestly toward another. Ahava ntago ari amarangamutima gusa, ahubwo ni urukundo rwinshi cyane rumwe rugaragarira n'abandi. Mu yandi magambo Mose ati ahava God. Urukundo ruvuga aha umuntu yarugereranya, ntago arugereranyije n'ayandi madini, kuko hano muri kureba hari umwihariko kuri runo rukundo Mose aduhamagarira gukunda Imana. Nuko mu yandi madini yose mugende mukora ubushakashatsi bwanyu, mugende muhere no kuri abantu bari bafite hano, ntago bakunda Imana zabo, barazumvira, bakora ibyo zibasaba, niba zaranavuga ahubwo barimbira bakavuga ngo nizo zababwiye. Ariko nta n'umwe yikuye. Kwera gukunda turi kuvuga n'ukuye. Mu madini yandi muze murebe, abantu bumvira cyangwa naho bakorera Imana zabo kubera bazishakaho inyungu. Icyo kintu kidutandukanya n'amadini. Kubera gushakaho inyungu izo Mana zabo, niyo mpamvu banageraho bagatangira gutanga n'abana babo, kuko Imana zabo bazishakaho inyungu cyane. Bakagera naho bafata uruhinja, abana bakabatamba kugira ngo babone izo nyungu. Ariko urukundo hano twebwe tubwirwa na Kristo ubwe ni urukundo rw'ukuri ruvuye mu kumenya Imana iyo ari yo, kandi rushaka kuyikunda kubera iyiriyo, cyane ku buzima bwawe. Uraza kwibona. Runo rukundo ruturuka he?
bavandimwe ntago dukunda Imana kugira ngo tuyexcitinge kudukunda. Bibiliya sibyo twigisha. Ntago ikubwira ngo yikunde ngo Imana izahita igukunda, ahubwo Bibiliya irakubwira ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Udatahuye neza urukundo kugira ngo ubone Imana uburwa neza, ubuntu, ineza n'imbabazi byagukoreye, wayikunda nabi. Nibyo amadini ari kurwamwo, barivuga ngo bakunda Imana ariko ntibayikunda, ahubwo barashaka kuyikoresha. Ariko iyo umaze gutahura icyo Imana yagukoreye ubasha kuyikunda kubera yiriyo. Uyikunda kuko yabanje kugukunda, ntabwo ari uprovoke urukundo rwayo. Nitwibwire ko ariko tubanza kuyikunda, ahubwo yadukunze mbere. Bisobanura nanone ko tutayikunda kugira ngo tuyitere kudukunda, ahubwo tuyikunda kubera yadukunze. Nayo umwihariko w'Abisirayeli ku Mana si Abisirayeli, ni Imana. Igice cya 7 ku murongo wa 7 niba ntibeshe, haravuga ngo ni ku murongo wa 7, icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Si twe tugira Imana umwami wacu, Imana iba umwami wacu kubera ariyo yabihisemo. Ariyo mpamvu yo kuyikunda, kuko twatahuye ko ariyo yabanje kudukunda no kudutoranya no kutugira abayo. Ijambo ry'Imana rirakomeza reka twigisha ngo muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. We did not provoke the love of God. Si twe twaprovotse Imana. Imana yari yicaye itadukunda, noneho Jerry ngiramubona ngo Jerry sha ngo umunsi umwe azankunda. Yaravuze ati nisemo buno bwoko ndabukunze kubera ico ndico, apana kubera ico bari. Bitanga a reason ihagije yo kumva mbere na mbere. The gospel motivate our love. Ubutumwa bwiza nibwo budutera gukunda Imana. Ntago twebwe gukunda Imana uprovoke ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Imana iduhamagarira kuyikunda muri iro jambo. Tubonye mu gice cya 4 tugahita twumva rino tegeko. The reason we love God is because God is our King. Impamvu dukunda Imana nuko yagizwe yo nyene yigize umwami wacu, kandi uwo mwami ni mwiza, agira neza, ntameze nk'izindi mana ukurikira zikagutenguha. Zizagutera gutanga ibyawe byose, kandi iyo iguha byose. Ahita akomeza ngo aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryama, nuko ubyutse. Uyahambire mu kuboko kwawe akubere ikimenyetso, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Uyandike ku nkomanizo y'inzu yawe no ku byugarira byawe. Ino 40 ya nyuma nishize hamwe kubw'impamvu yuko ivuga ubuzima bwacu bwa misi yose. Imana iraduhamagarira kwama tubitsa amategeko yayo mu mitima yacu. Bavandimwe, kino sininda ndakivuga cyane kuko ijambo ry'Imana kuribika mu mutima wacu hari icyo bidufasha. Niba mu by'ukuri dushaka gukurikira umwana mu byo ashaka byose, mu buryo bwo kuyumvira
igihe cyose nuko dufata amategeko yayo tukayabika mu mutima, nuko amagambo y'Imana aba nk'ubuki nk'uko Dawidi abivuga, agusosera nk'ubuki. Kuko impamvu ni iyi, mwibuke bari hehe bano bantu? Bari hafi yo kwinjira mu gihugu cy'abantu bafite Imana igihumbi. Bazaza bababwira iby'urushako. Ushobora kugira abagore 10, ushobora kugira abagore 4, ushobora kubyara ku mugore wese uhuye nawe aho. Ushobora kuba umugore, ashobora kuba umugabo, umugabo ashobora kuba umugore. Nibyo bazaza babigi, nibyo bazasanga muri ibyo bintu. Bazababwira ati buriya hari iminsi uziyumva n'umukobwa wihindura. Ni gute se wamenya icyo Imana ishaka muri icyo gihe? Ni gute wabimenya? Ibintu tubona mu ibyanditswe bidufasha. Ubwa mbere, ayo mategeko y'Imana aturinda gucumura ku Mana. Zaburi 119:11, nabiki ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo nagucumura. Adufasha kwirinda Satani. Ibi tubibona mu rugero Yesu agaragaza igihe ageragezwa na Satani muri Matayo 4. Amateka y'Imana amera nk'inkota turwanisha Satani. Abefeso 6:17. Eka kandi azakubera itabaza y'ibirenge byawe. Zaburi 111:105. Bavandimwe, ibi bigaragaza impamvu ikomeye yo kwiga ijambo ry'Imana. Bigaragaza umuhamagaro wo kwimenyereza gusoma Bibiliya igihe cyose, kuva mu itangiriro kugera byahishuwe. Ariko tubikore nk'abanyedini. Bavandimwe, dukwiye gusaba Imana ikaturinda gusoma ibyanditswe nk'abafarisayo, ahubwo tukabisoma nk'abamenye ibi tumaze kuvuga. Reka ibidutera gusoma aba ari kugira ngo tumenye ukuri, tumenye ubushake bw'Imana. Ibi ari byo bizatugirira umumaro kurusha. Impamvu mbivuze ni iki? Abisirayeli bamaze gusoma kano kantu babikoze literally. Nk'hano bavuga ngo ujye ugira mwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye, uyahambire mu kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashire ku ruhanga rwawe. Babikoze literally. Bagenda bayafite ku gahanga guke. What it means, kuko tubwirwa muri ubu buryo, make the law of God a part of your life. Gira amateka n'amategeko y'Imana bigize ubuzima bwawe. Simple put. Ntukamere nk'abafarisayo bagenda kugira ngo ugaragaze ko usigaye ukijijwe, uhita nawe utangira kuzurajya mu kazi umeze gutya. That's not it. Ibi ntacyo bimaze kuyashira hano. Imana iri kuvuga ati yashire hano, yinjiremo, ashaping ibitekerezo byawe, yubaka umutima wawe, akwereka ibintu ukwiye gutambuka. So kugira ngo ugende wemeza abantu ati enzi amategeko 10 nyazi ku mutwe, kuyamenya bikumariye iki niba utabumvira? Ibintu ni ngombwa cyane ko twumva when you are in devotion. Bavandimwe, kuko nzi yuko muri abantu nkanjye ukoze muri devotion, uzahita ugenda uvuga ngo ndaza kuvuga ko nakoze devotion, cyangwa wumva umutima uhagijwe nuko wabyutse saa 11 gusa ngo ugaraye Bibiliya ukumva urishimye kubera ngo wasomye Bibiliya gusa. Fata ubone ibyanditswe ubona ati Mana untegeka iki, please me to read this word. Muri yose ngiye mu kazi, mu kanya ngiye mu kazi, ndaza guhura n'ibinshuka, ndaza guhura n'abagwanya kuri kwawe. Mana ndi umunyantege nke, urambwira kuba faithful ku masaha, urambwira kuba faithful mu byo nkora byose. Mfasha mwami rino jambo uko mbibona ngo bagaragu mwubaye bashobuja, mbikore mbibemwo. Kuko isi tuzengurutse bashebuja barasuzugurwa.
dukwiye kumva impamvu n'iby'ijambo ry'Imana rikutubwiye. Fatira ijambo ribe kimwe mu buzima bwawe. Ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane tubonamwo hano ntagera ntavuze. Aravuga ngo babyeyi mubyigisha abana babo. Babyeyi reka tugire umwete wo kubyigisha abana bacu. Dufite inshingano ikomeye ituruka ku Mana yo kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana abana bacu. Dufite inshingano ikomeye yo gutoza abana bacu amateka n'amategeko y'Imana. Kubera iki? Kubera iki ibyo? Bavandimwe, umwana murekera inosi, none uzasarura imbuto z'isi muri we. Umwana aziga ingeso z'Abanyakanani, z'Abanyeroma. Ariko Imana irakubwira ngo mutoza akiri muto, bigira akamenyero kumwigisha ukuri. Ano magambo avuga ibijyanye n'ubwizigirwa mu muryango. Niba namaze gusoma igitabo cya FEB Family Driven Faith, nzi ko niba hari urabisoma. That's the point ya kijya gitabo. Generational faithfulness. Bona avuga ngo byigisha abana n'abana b'abana babo. Imana iri guhamagarira abera bayo kuba faithful. Now there are sons to be faithful and there are sons to be faithful. Ababyeyi kuba abizerwa, abana babo kuba bizerwa, n'abuzukuru babo bakaba bizerwa. Kubera iki? Uwiteka Imana, Uwiteka w'Umwami wenyine. Mu nzu zacu, that should be icyo gikwiye kuba ukuri abana bamenye. Mwana wanjye, so n'umubyeyi, Umwami ni Imana. Nubona ndi kukwigisha bino, erega nanjye ndi umunebwe nshobora kubyanga, ariko nzi yuko Umwami ari umwe. That's the reason why ndi kukwigisha bino. Mose aravuga ngo ntugire ikibazo nibakubaza impamvu abana bawe. Wowe uzubabwire iby'Imana yagukoreye. Uvuga uburyo yakubohoye, ingene yagukijije, none hazumva impamvu ugerageza kumukundisha Imana, kuko Imana yabaye inyabuntu n'inyembabazi kuri se na nyina. Hano muri kino gice nyene umurongo wa 20 ugera kwa 25. Igisubizo cyaba kimeze gute? Umwana araza arakubaza ngo papa, ni kuri kunyigisha ibyanditswe cyane, amwereka ibintu uzamusubiza. Ni urugero wihita ubyandika, ni urugero ngiye guha. Mwana wanjye, papa wawe yari imbohe y'ibyaha. Ibyaha byari byaramwifatiye, bimukoresha icyo byishakiye. Ageraho nawe yakira ko aribwo buzima bwe, abyivangamo, azindukira buri gihe kubibamo, bimutegurira urupfu gusa, kurimbuka. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kuva kera yaramukunze, imutoraniriza agakiza, gukira igihano byazanana nabyo, imukiza ubutware bwabyo, amushira mu butware bw'Umwami mwiza, n'umwungere yitangira intama ze, imuha umugabane mu ijuru kumwe nayo. Ubu papa wawe ntagitinya urupfu, kuko rumugeza kuri uwo mugabane. Urumva rero mwana wanjye, iyo uwo mwami ahambwiye kunyura niho nyura, ahambwira kujya niho njya. Ibyo ambwira gukora nibyo nkora, kuko ari wo mwami wanjye, kandi ni umwami mwiza. Ngaho rero umvira sonanya. Nitwaba dutahura neza ubuntu twagiriwe, Imana igafata imitima yacu igashepinga uyu mitima yacu n'ukuri k'ubuntu twagiriwe mu mwana w'Imana Yesu Kristo, tukumva neza abo twari turi imbere yo gukizwa, tukabona ukuboko kw'Imana kuza kudukura. Muri Ezekiel 16 ngo twari tumeze ngo nk'abana ngo batawe n'umubyeyi ababyaye, ngo bakaguma mu mbare ukoresheje
kwivangavanga mu maraso yabo y'ibyo bavukiyemo, ngo Imana iraza iradutorera twose twambika imyenda yayo. Ubwo buntu nibwo bwonyene bukwiye kutumotivatinga kuberaho Imana no kwigisha abana bacu ibyo Imana idutegeka. Ntabwo ari kugira ngo tugaininge ubuntu bw'Imana, ahubwo nuko twagiriwe ubuntu n'Imana. We have a responsibility nk'ababyeyi kubyigisha abana, kugira ngo tubigishe yuko iyo Mana tubereka, iyo Mana yatubereye Imana y'ubuntu n'imbabazi. Dufite inshingano zikomeye, ariko zifite aho zituruka. Bavandimwe, nuko rero ano magambo uko yabwirwa Abisirayeli ngo bumve, natwe uno munsi umwami aratubwira ngo mwumve bwoko bw'Imana, mwebwe torero rye, umwami wanyu ni umwe rukumbi, nta wundi mugira. Abandi n'amasega ashaka kubayobya, mukunde Imana, muyikunde mu kuyubaha muri byose, mwitandukanye n'icyaha, mube mu ijambo ryayo, murimbure iryo jambo amanywa na nijoro, muyigisha abana banyu, muyabatoza, mubabwira iby'ubuntu bwayo, mubeho ariyo mubereyeho. Aho ni mu rugo, mu kazi, mu itorero, mu ishure, mu nzira mugenda muri byose mu buzima bwose. Ariko weho wa munyabyaha we, wabyumvise hano kandi ushobora kuba uri muri bari kugira umutwe ngo ariko koko Imana ni imwe kuri wewe, cyangwa wumvira benshi? Umva ibyo umwami akubwira uno munsi. Shema, umva, tega amatwi yawe neza. Ibyaha byawe ni byinshi kandi amategeko yanjye arakurega. Amategeko ari guhamagara guhoregwa, urubanza ruri hafi, umujinya w'Imana uragutegereje, ibihembo byawe birateguye, kandi ibihembo byawe n'urupfu. Ariko ntama yazimiye, ntama yanjye, ntama nitoranirije nyumva, ndabizi kunyumva. Umva ijwi ry'umwungere mwiza, garuka mu ruhongore, igitambo cyatambwe ku bwawe ngikiriya. Reba ku giti, reba amaraso yamenetse, reba ashenjaguwe, reba Imana yamuteye umugongo, reba umujinya w'Imana wagutera ubwoba mbere. Nguriya yawumaze. Hindukira ubone ko ari ibyawe byaha yacumitiwe, ko ari ibyawe byaha yazize. Uhindukire umwizere, reka kwizera imirimo yawe, kuko reba ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Reba ibyo wirata by'imirimo yawe, ubone uburyo ubishize kumwe n'amategeko y'Imana, ingene amategeko aguseka. Ariko reba umurimo wa Kristo, reba Imana ingene wishimira kandi ivuga ko iyo iwakiriye kandi iwakiriye iteka ryose. Ngaho rero izere, wihanura babarirwa, noneho nawe umenye ukugira neza kw'Imana n'ubuntu igira, ubone kuba mu b'Imana, abakunda Imana biturutse mu rukundo rwayo. Amen. Ko rero nababwire reka dusenge. Twinginga Imana ukuno kuri ariko tubana gasenga. Data mwiza, ibintu biduhe, duhe kumva Mwami, banza duhe kumva uri Imana imwe, uri umwami umwe. Data mwiza, ibyo bihindura uburyo bwose tubayeho Mwami. Isi, Satani n'umubiri, ijambo ryawe riratubwira ko wabitukuyemo, atuzana mu bwami bw'umucyo w'Umwana ukunda. Utugira abawe by'umwihariko. Data mwiza, fasha
uduhe imbaraga mwami zo kubasha kumvira ibyo dutegeka nk'abana bawe, nk'ubwoko bwawe, ibyo duhamagarira nk'ubwoko bwawe. Duhamagarira kukumva, duhamagarira kugukunda, duhamagarira mwami kukubaha. Niyo mpamvu mwami tubigusaba ko turi abanyantege nke, ariko mwami kuko dutahura neza ubuntu twagiriwe umwana wawe, turifuza kukumvira. Ntutureke mwami, ntutureke, udukomeze mwami tuyoborwa n'ino si. Ntuduhe uturinde mwami gutinya amaso y'abantu no gutinya abantu, ahubwo mwami tukubereho wowe. Ufashe mwami by'ukuri kwita ku ijambo ryawe kuruta ibindi byose. Nasabira imiryango yose mwami iri hano, abumva mwami imitima yabo ibashinja ngo ntabwo bari kwita ku bana mu kubigisha amategeko yawe, ariko mwami there is always hope when your word like this iserutse ku bwoko bwawe. Aho mwami dukangure ababyeyi, utwigishe kumenya mwami the right way, structure, kuba twaba strategic uburyo mwami tuzigisha abana bacu. Mwami mwiza, gira ubuntu. Izina rya Yesu Kristo.